sheri yigeze uyu munsi ndamwe kandi cyavuze mbere uyu munsi na ibyo yigeze nta nambaraga neza uyu munsi ngiye kwambara ku buryo nambura leta avuga ati ko sheri imyenda izikuraga ko sheri shaho dore fose ngiye kwambara ari kwino sheri ntabwo uyu munsi uranjika uyu munsi sheri aremera none ariko n'urukweto waruhije ariko abantu baba baragize kuki ngewe uru rukweto narugeraho ngo ndugure ushatse harugura nzanemera nteke umutwe ariko ndugure n'urukweto nta kuntu ngewe sheri yajya ahora anca amazi ngo nta kintu nshoboye kandi dore shata ndaba nambaye amawayiti iyi wayiti naryo irashyuha ni nziza tu gusa wahamagara sherira nkumva niba araza gataje sheri yawe mbabaje tu none koko ibihumbi 5 byanjye byose kugira nkunde uyu munsi nemeze sheri munsi ninjye nawe uyu munsi ibyo shaka byose ngomba kubibona sheri kandi nzane telefone muhamagare numva hageze ngo mpensa uyu munsi byakunda ntacika igihe yigenjereje akaje ancika nta naho ati urukweto rwanje rw'ibihumbi 20 akajana kanjye kurana n'urukweto ukuntu rumeze ijana ryanjye naryo kuko ndavuga ati ngomba uyu munsi nsohoka ndashimye nambaye neza reba ishati mbese iyi shati igura ibihumbi 10 niyo make shaka uyu munsi ninjye nawe sheri none dore ipantaro nambaye wa mugabo uyu munsi ko cyane aje gushaka uyu munsi ninjye nawe gusa cyane telefone cyo nagisize nayitaye we yo sheri ndamukunda ibintu byanjye byose birapfuye gusa ubu muziki reka nsinge imana irambwiye sheri hageze